Nimunyemerere mbasuhuze fata akanya kandi mbashimire kuntu tubana umunsi ku munsi, buryo ki muri inshuti zacu, muri inshuti z'akadasohoka, muri abakunzi banjye, mu yandi magambo muri nabavuga ngo iterambere uburyo reka mbita muri inshuti z'akadasohoka, mbivuge gutyo kubera ko muri abantu b'ingenzi ku buzima bwacu, muri abantu badasanzwe kubera ko muradukurikira umunsi ku munsi. Ndifuza rero ko muri aka kanya twabaganiriza ijambo ry'Imana, kandi buryo ukunda umuntu umuha icyo ukunda nawe. Nkunda ijambo cyane ry'Imana, ndumva ashaka ko tuganira ijambo ry'Imana, ariko munyewe mbanze shimira Imana, mbabwire ngo Imana yaturinze tuyishimire. Imana turagushimiye, wagize neza muri iri joro ryatambutse, ndetse ukomeje no kurinda bamwe, hari abari ku manywa, bari ku gicamunsi bugiye kugoroba. Turagushimira kuri Imana inyuranye ibihe n'iminsi. Ntuhabwe icyubahiro rero ko byose wabikoze ku nyungu zawe bwite kandi ntacyo ukorera guhomba. Ndagushimira rero kubw'ijambo ryawe tugiye kumva. Nsengera umuntu wese ugiye kuryumva kugira ngo rigire aho rimukura n'aho rimushyitsa. Bana natwe dufashe muri uyu mwanya, icyo tubangamiye n'imbaraga zirwanya ijambo, n'imbaraga zirwanya abakozi b'Imana, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndahamagara kwera kw'Imana. Umuntu wese ugiye kumva rino jambo rizagira aho rimukura n'aho rimushyitsa, dusenze twizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze inshuti zanjye, murakoze kuntega amatwi, murakoze ko mudukunda, kandi mbashimire kuntu cyangwa se buryo ki buri munsi mukora share na like ndetse subscribe. Hari n'abahita bakora akantu k'inzogera, bagakora ku nzogera kugira ngo ibiganiro byacu dushyiraho ujye ubikurikirana umunsi ku munsi. Nabyo ndabigushimira wowe ubikora, ujye ukora kuri iriya nzogera hirya yaho. Ukimara gukora subscribe uhita ubona inzogera ku ruhande ugakoraho, kugira ngo icyigisho cyose dushyizeho, yaba ubuhamya, ibintu byose dushyizeho kuri channel Bigerezo TV mubikurikirane. Kandi ntabwo ari ijambo ry'Imana gusa dushyiraho, n'ubuhamya no mu buzima busanzwe. Ngira ngo nk'ejo bundi hari video twashyizeho y'ukuntu abana bari muri biruhuko, buryo ki bari gufasha ababyeyi. Abantu mwarayikurikiranye mureba buryo ki abana nabo bagomba kuba ab'umumaro mu rugo mu gihe baje muri vacances. Donc mu buzima busanzwe iyi channel ntabwo ari channel ifungiranye. Nawe ufite ubuhamya waduhamagara tukagusura, tukakugeraho, tukazana kamera zacu tukakubwira ngo dukorane ikiganiro, ntacyo bitwaye. Rero reka nkwakire, mbonera gusuhuza abantu b'Ibwota Amasimbi bari muri Amerika, Australia, Asia na Oceania, ndetse no muri Europe. Tubashimire muri inshuti z'akadasohoka, muri abantu bacu. Imana ibahe umugisha, Imana ibane namwe, kandi uko mukomeza kutwereka ko mudukunda, natwe tuba dusaba Imana ngo idufashe. Uyu munsi rero muri iki gitondo ni amasaha ya mu gitondo mu Rwanda, ni amasaha meza tugize y'akazi. Abantu benshi bagiye mu kazi, emwe natwe tukarimo, kuko mfasha akanya kanjye. Burya igihe cyose uzafata akanya kawe uri gukora ibintu bifite umumaro, uba uri mu kazi. Icyakora ntugatakaze igihe cyawe mu bintu bidafite umumaro, kuko mu Mwongereza aravuze ngo time is money. Igihe burya nicyo kazi, nicyo gihenda. Ntuzatakaze umwanya wawe uri mu bintu bitaza kunguka cyangwa se bitagira icyo byunguye abantu, kuko nk'ubu nkanjye ibyo ndi gukora birakungura kandi birakugirira umumaro. Nunkundire rero ngusabe uze gukurikirana ibi turi gukora. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho rirafite umumaro ukomeye ku buzima bwa benshi. Rero mbasaba akazi kose murimo, umwanya wose murimo, Imana ibana namwe, Imana ibahe umugisha. Tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 24 umurongo wa 17. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 24 umurongo wa 17. Turaza gusoreza mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 16. Dusome Bibiliya muri icyo gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 24 umurongo wa 17. Haravuze ngo Zekariya aterwa amabuye bamuhora kuvuga ijambo ry'Imana. Nuko Yehoyada apfuye, ibikomangoma by'abami
biraza biramya umwami arabumvira, bareka inzu y'Uwiteka Imana y'abasekuruza, bakorera ibishushanyo bya Ashera n'ibindi bishushanyo. Umujinya uza ku Bayuda n'i Yerusalemu ku bw'igicumuro cyabo. Nyamara Imana iboherereza abahanuzi bo kubagarura ku Uwiteka, bakajya babahamya ibyaha, ariko bo ntibabategera amatwi. Umwuka w'Imana aza kuri Zekariya mwene Yehoyada w'umutambyi, ahagarara haruguru y'abantu, arababwira ati, uku niko Imana ivuze, ni iki gituma mucumura amategeko y'Uwiteka, ikababuza kubona umugisha? Ariko rero mwaretse Uwiteka, nawe nicyo cyamuteye kubareka. Baramugambanira, bamuterera amabuye mu rugo rw'inzu y'Uwiteka ku bw'itegeko ry'umwami. Uko niko umwami Yowasi atazirikanye ineza Yehoyada se wa Zakariya yamugiriye, akamwicira umwana. Ubwo yapfaga aravuga ati, Uwiteka abirebe abyiture. Dusome ijambo ry'Imana, dusanga urwandiko rwa kabiri Timoteyo, Pawulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 16. Haravuze ngo, mu iburana ryanjye rya mbere ntawampagarikiye, ahubwo bose barampanye, ntibakabibarweho. Nyamara umwami wacu yarampagarikiye, arankomeza, kugira ngo ubutumwa bubwirizwa n'akanwa kanjye butagabanije abanyamahanga babwumve. Nuko nyirakanwa k'intare, kandi umwami wacu azankiza ibibi bangirira byose, andindire kugira ngo anjyane mu bwami bwe bwo mu ijuru. Icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. Ndumva nezejwe n'iri jambo. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana tumaze gusomaho, ijambo rikomeye. Numvaga twaha umutwe uvuga ngo Imana iguhorere, cyangwa se Imana nikuburanira. Mu yandi magambo, wikwirwanirira, wikwiburanira ku bw'intege nke zawe. Hari aho wagera ntiwiburanire, hari ibyo utakwishoboza, ariko Imana nikuburanire cyangwa se iguhorere, ikuburanire urubanza. Dusomye inkuru z'umugabo bita Yehoyada umutambyi, dusoma ndetse na Zakariya, haza kuzamo n'umwami bita Yowasi. Uyu mwami Yowasi yari umwami wa Isirayeli, ndetse yimitswe n'umutambyi bita Yehoyada. Uyu mubyeyi Yehoyada yari umutambyi akora ibwami. Noneho Yehoyada akagira umwana bita Zakariya. Igihe kiragera akora imirimo myiza. Hanyuma mu gihe cyo kwima ingoma kuwo bita Yowasi ngo ageze ku bwami, akajya agisha inama muzehe Yehoyada, kuko uyu mutambyi yari umusaza ugeze mu zabukuru, ariko kandi nawe wari uri mu marembera, kubera ko urumva yari amaze kugera mu gihe cyo gusaza, cyo gutaha. Noneho igihe kigeze, Yehoyada aza gutabaruka. Bibiri ivuze neza ko igihe umwami Yowasi yimaga ingoma, yamaze igihe kirekire akora ibishimwa n'Uwiteka, kubera ko yari akiri kumwe na muzehe Yehoyada amugira inama. Donc mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye abajyanama kandi beza. Muzehe Yehoyada yajyaga agira inama Yowasi, kuko mu mateka y'igihugu cya Isirayeli, uyu mwami Yowasi niwe wenyine wategetse Isirayeli afite imyaka mikeya, kuko yimye ingoma afite imyaka 7. Niwe wagiye ku butegetsi afite imyaka 7, amara mu gihe kingana n'imyaka 32 ari ku ngoma, kubera yuko Yehoyada yari yaramugiriye inama bakiri kumwe. Muzehe Yehoyada yajyaga amugira inama, kuko buriya mu buzima bwose bubaho, iyo udagira umujyanama ubaho nabi, cyangwa se ukora ibyo wishakiye. Imana ikumera umujyanama, kandi ariko umujyanama mwiza. Yehoyada ngo aragera igihe, kubera yari ashaje, aza gupfa. Amaze gupfa, Yowasi ngo abonye muzehe Yehoyada apfuye,
ngo atangira kwimika ibigirwamana, atangira kwimura Imana ya Isirayeli, yimika ibigirwamana, atangira gusenga ibishushanyo bya Shera ngo n'izindi mana. Bibiliya iravuze ngo umwuka w'Imana aza ku muhanuzi bita Zakariya ariwe mwana wa Yehoyada, ngo araza ngo Imana ngo iramubwira ngo nagende abwire Yowasi. Aramubwira ngo Uwiteka aravuze ngo ni iki gituma mutabona umugisha, ni iki gituma mutabasha kwakira iby'agaciro biturutse ku Uwiteka? Impamvu nta yindi yabiteye ni uko mwafashe Imana mukayimura mu mitima, mugasigara mwimitse ibigirwamana, mugasigara muri mwebwe Imana nyamana mwarayimuye, mwimika guterekera, mwimika kubandwa, mwimika imana zo mu bapfumu, mwimika za nyabingi n'ibitega. Donc ahari Imana mu mitima yanyu mwayikuyemo murayijugunya, mumaze kuyijugunya mwimika ibitakwiye kubamo, mwimika ititari Imana, mufata Imana murayimura. Tugeze mu gihe kigoye aho abantu bimuye Imana. Abantu benshi usanga biyobora kubera iki? Abantu bari gukora ibyaha kubera ko bimuye Imana. Umwuka wera baramwimuye, Imana barayirukanye. Niyo mpamvu iyo umuntu yamaze kwimura Imana asigara akora ibyo yishakiye. Uzasanga abantu benshi bitwaga ko ari abarokore bari gukora ibyaha kubera iki? Nta kindi cyabiteye, iyabayoboraga. Munkurikira mwumve icyo kintu. Iyabayoboraga ikabaha gutinya icyaha ntabwo ikiri muri bo, barayimuye, bimika kwiyobora, bimika muri bo kugenda uko bishakiye. Iyo umuntu akoze ikosa akimura Imana iyo umuntu akoze ikosa akimura Imana mu mutima we, asigara yiyobora, kandi iyo wiyobora ukora ibyo wishakiye. Niyo mpamvu mu buzima busanzwe tugomba kugira abitwa abafasha cyangwa se abadamu. Buriya abadamu ni abantu b'agaciro. Aba bafasha bacu nk'abagabo munkurikiye mu nteze amatwi, aba bagore bacu bafite akamaro gakomeye mu ngo zacu. Kubera iki? Iyo tushaka kuyoba rimwe na rimwe tugashaka gukora ibintu by'abagabo, nyine urabizi ngo amafuti y'abagabo ngo nibwo buryo bwabo, kenshi na kenshi hari igihe icyo kintu bakitwaza ugasanga bishe n'ibintu. Kubera iki? Kubera ngo nibo bantu ngo dodoke ngo amafuti y'umugabo, umugabo agakora n'amafuti cyangwa se n'amakosa, ibintu akabyangiza mu rugo, cyangwa se ugasanga urugo ashatse kurusenya, ari gufata urugo rwe ari kurwisenyera, ari gushaka ibindi bintu runaka. Kubera iki? Kubera ko ngo amafuti y'umugabo ngo aribwo buryo bwe. Rero iyo umuntu ari umunyamafuti mu rugo akagira umugore uzi ubwenge akamugira inama, kabona n'ubwo umugabo yaba ari umunyamafuti akajana, rimwe na rimwe umugabo arahinduka kubera ko afite umujyanama mwiza, akamubwira ati ariko sheri cyangwa se mutware wanjye, ibi bintu uri gukora nyamara ntabwo ari byiza. Iyo ari umugabo wumva ahita ahindukira. Kubera iki? Agize umujyanama mwiza. Uyu mufasha twahawe ari we Mwuka Wera. Bibiliya yavuze ngo ntabwo ab'isi bagomba kumuhabwa. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 15, hari ijambo rivuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, kuko nicyo kizagaragaza ko muri abana banjye. Hanyuma Yesu yavuze iri jambo aravuga ngo nanjye niba mukurikiye amategeko yanjye mukayitondera, nanjye nzasaba Data azenda ku Mwuka we abumubahe. Ageze ku murongo wa 18 aravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza undi mufasha, nzabaha umufasha ari Umwuka Wera. Aravuga ngo si ngombwa ko ab'isi bamuhabwa kuko bo batamuzi. Imana ikumera umufasha. Uyu mujyanama ari we Mwuka Wera, ari we mufasha, ari we utugira inama, ari we abana natwe buri munsi. Twifurije ko Imana ikumera umufasha. Uyu mufasha Mwuka Wera twese turamukeneye. Icyifuzo nagira nawe wagira mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndifuza ko Imana ikumera umufasha. Imana iguha umugisha ku ntego amatwi. Umufasha Muzehe Yehoyada yari umujyanama w'umwami Yowasi, akajya amugira inama, ariko ngo amaze gupfa Yowasi ngo atangira gukora ibyo yishakiye, kugera ku rwego Yowasi atangira kwimura Imana, yimika ibigirwamana. Hanyuma ijambo ry'Imana risanga umwana wa Yehoyada bita Zakariya ngo aragenda, ngo Imana imutuma ibwami, ngo aragenda ngo hagarara haruguru ngo y'abantu, ngo arababwira ngo nimwumve uko Imana ivuze. Ngo Imana iravuze ngo kuko mwimuye Uwiteka mukimika ibigirwamana, nicyo cyamuteye nawe kubareka. Mwimuye Imana murayimura, musigara mwimika ibigirwamana, nicyo cyatumye Imana ibabara, ifata icyemezo irabihorera. Hanyuma ijambo rigera ku mwami Yowasi. Yowasi ntabwo yigeze yumva icyo ubuhanuzi buvuze, ahubwo ngo yahise atanga itegeko
ngo atanga itegeko rivuze ngo ni mu mutera amabuye. Ibyo ari kutubwiriza ntitubyumva, ibyo ari kutubwira ubuhanuzi ari kuvuga, iri jambo ry'Imana ari kubwiriza ntitubikeneye. Atanga itegeko, Yowasi ngo aravuga ngo ni mu mutera amabuye kandi muyamuterere mu rugo rw'Imana, bayamuterera mu nzu y'Imana. Dufite ikibazo gikomeye bahanuzi, barokore, bavuga butumwa, nshuti zanjye, ubu tugira abantu benshi baduterera amabuye no mu nzu y'Imana. Mugasengana n'umuntu ariko akagutera amabuye, mukagendana n'umuntu ariko agutera amabuye. Amabuye mu buryo bw'umwuka asobanura amagambo, ariko ahangaha we Yehoyada bamuteye amabuye byeruye bya nyabyo, bamutera amabuye bya nyabyo, kuko ngo yageze n'igihe apfira mu nzu y'Imana. Zakariya ari gupfa yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Uwiteka abirebe abyiture. Kubera iki? Imana ni kurwanirire ibyo abana b'abantu bakoze. Urugamba uri kurwana narwo wikwirwanirira, reka Yesu akurwanirire. Nkundira uce bugufi wemere Yesu aba ari kurwanirira, kuko wowe ugiye kwirwanirira ntiwabishobora. Dufite abantu benshi bakomeye muri iki gihe ku buryo bagufashe gutya mu ijosi utakwikuramo. Reka Yesu akurwanirire, wikwirwanirira. Uri umunyantege nkeya, nanjye ndiwe, turi abanyantege, mureke duharire Yesu akazi. Bibiliya yavuze ngo Zakariya ari gupfa aravuga ngo uku ni k'umwami Yowasi atazikanye neza Yehoyada se wa Zakariya yamugiriye, akamwicira umwana ubwo yapfaga. Aravuga ngo Uwiteka abirebe abyiture. Imana yiture umuntu wese wakugiriye nabi. Ibi ndabivuga ashingiye ku byo abantu batugiriye bibi. Butugira abantu baduhemukiye mu bihe byashize. Umuntu yigeze kumpamagara arambwira ati ariko ko madamu wawe yapfuye, jye napfushijeho umugore tumaranye amezi 8, abyara amezi 7, amaze kubyara amezi 7 biba ngombwa ko Imana imuhamagara arataha. Ariko ataha mu buryo budasobanutsemo. Icyagaragaye cyo nuko yagiye ubona ari nk'umugambi wundi, ari nk'ibintu donc bamuhahaye byatumye apfa. Hanyuma iyo umuntu apfuye twese tuvuga ngo yitabye Imana, cyangwa se ngo ni Imana imuhamagaye. Yaba apfuye bamuroze, yaba apfuye ari abamwishe, twese tuvuga ko yitabye Imana. Imana ifite uburyo ki ihamagaramo abayo. N'uwarozwe burya agapfa yabaye yarozwe, burya nawe aba yitabye Imana. Nubwo buryo Imana ishobora kubicishijemo nyine ikemera ko bimugeraho akicwa n'uburozi hanyuma agataha. Hanyuma umuntu arampamagara arambwira ngo tujya ahantu ngo mu Bugesera ngo hari umupfumu ukomeye, ngo tujye kurogesha ngo umuntu ngo wampemukiye ngo akanicira umugore, ngo tugende ngo turebe ngo tumushikishe. Arabimbwira kubera ko nari mfite umubabaro. Ibi bintu mbivuze nkunda gutanga ubuhamya kenshi. Numva nanjye mfite umubabaro, nabase wa mugani aba bantu ko bampemukiye nanazi uwo ari we, ngo ari kugira ngo turebe ngo umuntu watwiciye ngo umugore. Noneho ndangije mfata icyemezo, ndasenga nijoro, ndavuga ati mu gitondo turajyana n'uyu muntu. Ndangije ndabyemera, numva koko inama ze ndazumva, abajyanama babi babaho, numva inama mbwiye niyo, nanjye ndabyakira. Erega arambwira ngo nifate n'ibihumbi 50. Inama mbi zijya zibaho. Ndangije 50,000 ndayafata, hanyuma twurira moto tugeze Nyabarongo hariya ku Karumuna uzamuka ujya Nyamata. Ijwi ry'Imana rampamagara rirambwira ngo Toneste subira inyuma, uwicishwa inkota, uricisha inkota zicwisha indi. Mpita mbwira umuntu, ndambwira ati kata tusubire inyuma. Yari n'umumotari afite moto, ndamubwira ati reka mbyihorere. Imana yambwira ngo nizamporera. Nashatse kukubwira ngo Imana iguhorere. Imana irambwira ngo ninceceke izamporera. Uburyo izahoramo simbizi. Imana irambwira ngo abakubabaje bihorere, nimba barakubabaje byihorere. Ijwi ry'Imana rampamagara. Shimira Imana ko ari umujyanama mwiza. Nahise nkatandagaruka, ndamubwira ati mbivuyemo bya bintu, aho kugira ngo amafaranga bajye kuyarira ubusa. Iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Nubona ugiye gutanga amafaranga mu bapfumu wanze kugirwa inama n'Umwuka Wera, bazayarya kandi n'icyo baririye ntikizakemuka. Hanyuma ndakata ngaruka mu rugo, ya mafaranga 50,000 njya kuguramo amata y'umwana. Ngira umujyanama mwiza ari Umwuka Wera, antangira ndi mu nzira. Imana ishimwe ko tugira umujyanama mwiza ari we Mwuka Wera. Imana ishimwe. Ngarutse mu rugo rero, ndatuza. Imana yambwira ngo nimpumure. Imana yabyemeye kuriya, ndemera ndatuza. Ndashaka kubwira ngo Imana iguhe umujyanama mwiza. Uyu mugabo Yowasi abura umujyanama, abura umuntu
muntu wamugira inama kubera ko muzehe yari yamaze gupfa. Hanyuma abajyanama babi bamutegeka ko atereshereza amabuye Zakariya mu rugo rw'inzu y'Imana. Zakariya ari gupfa, aravuga ngo Uwiteka birebe abyiture. Reka ngusabe, wikwitura inabi mugenzi wawe yakugiriye, wikwitura inabi abaguhemukiye, wikwitura inabi umuntu wese wakugiriye nabi. Reka ceceka, tuza, Uwiteka azaguhorera, Uwiteka azakurwanirira. Niwe murengezi wawe, niwe mucunguzi wawe. Ndagusabye aho uherereye, birashoboka ko bakwibye wijya kubarogesha, birashoboka ko baguhemukiye wijya kwitura inabi bakugiriye, birashoboka ko wenda ejo bundi hari umushiki wanjye mfite bagize gutya, bacukura iduka rye, batwara ibintu bye byose. Ni mushiki wanjye mu buryo bw'umwuka, twagiye dusengana inshuro nyinshi. Hanyuma amaze kubyara turi gusenga, yari afite inda imeze nabi, barayiteze. Hanyuma tujya n'itsinda ry'abahanuzi turasenga. Tumaze gusenga, Imana impa kubyara neza. Abadayimoni babonye ko abyaye neza, atarapfa, adapfuye, bahita baterereza imbaraga abadayimoni, baterereza imbaraga z'abadayimoni, ziterereza abajura. Baragenda bacukura iduka rye, biba amateleviziyo, biba amaradiyo, biba amatelefone, amateleviziyo, ibintu byose barabitwara, iduka bararyeza, kugera ku rwego umugabo we yabaye nk'umusazi. Bukeye mu gitondo ijwi ry'Imana yatubwira ngo ni Imana yatanze igitambo, kuko niwe bashakaga. Hari igihe Imana yemera ko bitugeraho rero. Hanyuma ndamubwira tutuze, Imana ntizabahorera. Ndashimira Imana ko mu minsi mikeya Imana izongera ikamushumbusha nubwo babyibye. Reka we kwirwanirira, Imana izakurwanirira. Wijya kwirirwa usakuza, ibyo batwaye biramaze, ibyo bakoze biramaze. Imana ikurwanirire, Imana ikuneshereze. Wikwihorera, kwihorera ntabwo ari byiza. No muri iki gihugu cyacu ntabwo umuco wikwirwanirira ari wo, ntabwo kwihorera ari byo. Iyo umuntu yihoreye ahubwo ni wahanwa. Wikwirwanirira rero. Zakariya aravuga ngo Uwiteka bireba byiture. Mureke Imana itwiturire abaduhemukiye, Imana aba ariyo kuturwanirira. Bibiliya yavuze iki? Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, yari igihe ari mu nzu y'imbohe. Hanyuma yandika urwandiko rwa kabiri mu gihe ngo Pawulo bamusohoye ngo agiye kuburana. Nta muntu wigeze umuhagararira, abo yasengeye, abo yagiriye neza, abo yacaniye umuriro, bava mu kirwa cyitwa Merita, abo bose baramutereranye. Bibiliya yavuze ngo bose baramuhamye, buri muntu wese amuvaho, abantu bamugenda bamushiraho, nta wamuburaniye, nta wigeze amubera avoka, kuko ibirego yaregwaga ko ari kugumura abantu b'Imana. Aregwa yuko Pawulo yigize umuhanuzi, donc yaregwaga ibirego, ariko ageze mu kibazo nibwo abantu bose bamuvuye. Hari igihe tugera mu kigeragezo abantu bakatuvaho kubera iminsi tugezemo. Nureke Imana ikurwanirire mu ntambaro yo kurwana, mu bigeragezo urwana nabyo, reka Imana ikurwanirire. Ndifuza ko twafata akanya tugasoreza ahangaha. Pawulo aravuze ngo mu gihe Timoteyo mwana wanjye ndi mu iburana ryanjye rya mbere, bansohoye ngiye kuburana bwa mbere, ikintu cyanangaje nuko abo nizeraga ko bamburanira, abo natekereza ko babana nanjye, buri muntu wese yamvuyeho, buri muntu wese yakoze ibyo ashaka. Ndagira ngo nkubwire mwana wanjye Timoteyo, nkubwire ko barantanye, ariko ndashimira Imana. Haleluya! Aravuga ngo ndashimira Uwiteka wohereje marayika, umwami wanjye yarampagarikiye kugira ngo ibyo navugaga, ubutumwa bubwirizwa n'akanwa kanjye, bugaragare butari inkomyi, bugaragare ko ibyo navugaga byari by'ukuri. Ndagira ngo dufate akanya dusenge, dushimira Imana igiye kutuburanira. Nkubwire ngo Imana nikuburanire, wikwirwanirira, wikwiburanira, wereka Imana iguhorere. Waba ufite intambara, waba ufite ibibazo, waba ufite ibigeragezo, reka ngusabe wikwirwanirira, harira Imana ikazi. Reka Imana ikurwanirire, reka Imana ikuburanire, reka Imana igutsindire urubanza, reka Imana abe ariyo mutabazi wawe. Ndumva ashaka ko twasoreza aha. Ufite icyo wambaza wahamagara 0787564446. Ndi si wowe waca nabigerezo TV, nkubwire ngo nta kitagira iherezo, nkubwire ngo intambara urimo kurwana, urugamba rwose uri kurwana narwo, nkusabe nkubwire ngo ndashoje. Ariko kandi mu gusoza kwanjye sinagenda nakubwiye ngo Imana niyo mutabazi wawe, Imana niyo kuburanira. Nyemerera dusengane Imana, usengere, nkubwirire Imana, ndetse nawe wisengera aho uherereye, nkubwire ngo Imana ikuburanire. Mana ndagushimiye, ni wowe utuburanira imanza. Aho abantu babuze urahaba, aho ababyeyi babuze ni wowe uhaba.
aho abavandimwe batari wowe urahaba, aho imiryango itari urahaba, mu manza, mu bigeragezo, mu bibazo, mu byo duhura nabyo byose uba uhari. Ngusabe ubane n'umuntu wese, umuntu ufite urubanza umuburanire, umuntu uri kugeragezwa umutsindire ibigeragezo. Bana n'umuntu wese unyumvishije, ubane n'umuntu wese ukurikiranye rino jambo, imbaraga z'Imana ziherekeze rino jambo mu mitima yabo mu izina rya Yesu, amen. Rero mbasabe mukore subscribe, share na comment na like, ndetse ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu tuzajya dushyiraho ujye ubikurikirana umunsi ku munsi. Ubwire ngo Astra Vista, Imana iguhe umugisha, amen. Ciao, ciao, Astra Vista.